Yego, reka nongere mbahe ikaze mbifurize byiza mwebwe mukomeze kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize inosi twituriyemo cyane. Njye nitwa Ben, iyi ni Ibendera ry'Abera TV. Reka nkwiye ikaze nkwibutse gukora subscribe kuri utarigeze uyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hari ibiganiro tuba tubategurira, hari ibintu byinshi byiza tuba tugenda tubategurira, nubwo akenshi mudakunda kumbona hano ariko mba mpari mba ndi nyuma ya kamera. Ari ibintu byinshi mba ndimo genda ntegura ijambo ry'Imana se n'ubundi butumwa bwiza bwa Kristo tuba tugenda tubagezaho. Reka rero uyu munsi banze nakira umukozi w'Imana, navuga ngo umwigisha wacu uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Abanza twibwire ku bantu batamuzi. Rakoze cyane. Ku mazina yanjye naho Banegeye Solange, ndi umumama w'abana 5, nkunda Imana n'abantu b'Imana. Yego Solange, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Reka duhe n'ikaze abadukurikiranye, mwumve ikaze mu iki kiganiro. Nzi neza ko ubutumwa bwiza tujye kubagezaho ari ikintu muze kubamarira mu buzima bwabo ndetse no mu bugingo. Urakoze. Nzi ko burabafasha. Yego. Kuko Imana yacu Imana ihoraho kandi ikazahoraho iteka ryose. Yego. Kandi nzi ko Imana itazatureka mu bayimenye. Yego. Mu by'ukuri umuntu uzi wese ko yamenye Imana, umuntu wese uzi ko yumva ijambo ry'Imana, umuntu wumva ubuhanuzi bw'Imana, ntabwo Imana yamureka. Wowe ushobora kubwumva kumva ko wabitesha agaciro, kavuga ati n'ubundi niko byahoze, ariko ntago ariko biba byarahoze. Imana yivuze ihora ivuga n'ubundi igahora ivuga. Muri ibyo ivuga haba harimo ibyawe, haba harimo ibyanjye, haba harimo n'ibya mugenzi wawe yewe. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya ko Imana iyo yavuze ihora ivuga iteka ryose. Niyo mpamvu rero ndi umukozi w'Imana, ndi abantu b'Imana, ndi umuvugabutumwa nka n'umuhanuzi, nkaba n'umuhanzi, niko navuga ku giti cyanjye. Nubwo wenda mbikora bumwe bikanga kubera wenda ubushobozi, niko navuga. Buriya ukoreye Imana udafite umuntu ukuri inyuma cyangwa ngo agufashe nk'umubyeyi mu mwuka, mu byo ukora hari igihe byanga. Ariko mfite amawodiyo, nakoze amawodiyo, ntabwo ndazisohora ngo nzishyire hanze kugira ngo nzikorere amashusho. Ntabwo ubwo bushobozi ndabugira. Buriya umuntu uri umwe ibintu byose akari ubikora, urumva ko biba bitoroshye, uretse Imana yonyine yo kunshyigikira ikamfasha. Ariko Imana igikoresha n'abantu. Imana ikoresha n'abantu, yakabakoresheje bakamfasha ngakomeza ngakora umurimo w'Imana. Nacitse imbaraga. Buriya ukoze ugasa nkaho utuzaho gatoya, ucika imbaraga, ucika intege. Ariko iyo ubonye umuntu ugufasha akakujya inyuma biba byiza. Abantu badukurikirana rero ni ukuri pe, njyewe ndisabira ubufasha kugira ngo nkore umurimo w'Imana. Buriya nugira neza cyane cyane wo mu nzu y'Imana, akenshi umuntu arahirwa, abona umusaruro w'ibyo yakoze, w'icyo gikorwa cyiza aba yakoze mu buryo bunoroshye cyane bwihuse. Barabona ndi umukecuru ushaka gukorera Imana kandi mfite umuhate pe, ntago umva, ndabikunda cyane pe. Urabikunda cyane? Buriya nkunda gukorera Imana, gusa nabona uko nabivuga. Yego. Reka nze tubyinjiremo neza cyane, ariko nzi neza nashidikanya yuko n'ubundi abantu b'Imana cyangwa se ari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, hari abantu bakizi gukorera Imana bya nyabyo. Abo bantu rero Imana bakoreshe bakugereho, bagusapotinga, gutera inkunga. Abantu bafite amafaranga biruka bakoresha ibintu bidafite epfo na ruguru, ariko bayazanye bakayakoresha umurimo w'Imana nk'uko kose hari icyo byatanga. Hari icyo byatanga. Buriya iyo ukorera Imana, buriya nyikorera, ndayikorera, urumva mba nyikorera, mbanze ko ndi butunge n'abana 5 mba mfite. Ntabwo byabaye ngombwa wenda ko nkomezanya n'umugabo wanjye twari twarashakanye, ntabwo byakunze, murambabarira. Kandi sinavuga ngo ese kubera iki cyangwa mumbaza ibindi, oya pe, sinjye nyine bibaho, niko nisanze.
ubwo urumva kuba utunga abo bana ukanakora n'umurimo w'Imana, urumva ibyo byose ni ibintu bigoye, ariko Yesu akumva kunshyigikira kandi namwe mukanshyigikira. muri abakozi b'Imana, rega namwe muba muri abakozi b'Imana. Iyo umuntu akora umurimo w'Imana aba ari umukozi w'Imana, Imana iramuhemba kandi ikamukubira. Yego noneho rero wenda tukiri ku ntangiriro z'ikiganiro, kandi banze nkwinginga gusenga Imana kugira ngo tuze kubana nayo muri iki kiganiro. Urakoze cyane. Imana Data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri rubasha. Nyemerera cyane Kristo uyu mwanya tugiye kwinjiramo, ngwino ubane natwe, ngwino Kristo naba ari twe ahubwo aba ari wowe, ijambo rivugirwa aha naba ari nge Kristo ahubwo wikorere imirimo n'ibitangaza. Nyemerera cyane mwami w'abami, niyo mpamvu tukuraritse ngo bana natwe muri izi gahunda. Urakoze rero, saba ari njyewe mukameramani, saba ari we ahubwo aba ari wowe nyakubahwa Imana. Ntago we yakwishoboza taya bayamanda, ahubwo mushoboze kandi umwambike imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri. Uwiteka Nyiringabo, nyemerera cyane n'umwana w'umusore umugirire neza kandi umurengere ku manywa na nijoro, umutabare kuko witwa Imana ivuga bikaba, yanategeka bigakomera. Urakoze nyiricyubahiro, urakoze nyiricyubahiro Imana, dore ko byose mwami mbisabye nizeye izina ryawe Kristo. Amen, amen. Amen, amen. Imana igumugisha ku buryo sengesho. Nizeye nashidikanye ko rigeze ku Mana. Rwose Imana yaryumvishije kandi kuko biraje bigaragara mu kiganiro tugiye kugirana. Yego, abakozi b'Imana benshi baboneka kuri social media, bagaragara nk'abantu batakijijwe. Akenshi usanga abantu benshi batabizera, cyangwa se babatera amabuye bavuga bati aba bantu barapfuye baje gushaka views. Cyane cyane bigaragaye mu iki gihe cy'ifunguro ry'insengero, nibwo abantu benshi kavuga ngo bahombotse. Nimvuga guhomboka sinzi niba ari Ikinyarwanda, kubura aho bakorera umurimo w'Imana. Yego, noneho bagata bose bihutira kuri social media. Ndakubaza ikibazo nk'ukubaza muri ubu buryo. Abakozi b'Imana baje kuri social media, baje barabuze ahantu bakora umurimo cyangwa baje kwishakira views? Oya, ntago baje gushaka umurimo, cyangwa hari ababibona bakavuga ngo bura baje gushaka indamu. Nicyo ndi gushaka kumenya. Yego, ntago baje gushaka indamu, ahubwo baje gukwirakwiza ijambo ry'Imana, baje gutanga iby'Imana iba yabahaye. Babitangiraga mu nzu y'Imana. Za nzu z'Imana zirafunze, sibyo? Hari aho zifunguye, yego, ariko hari uvuga ati hariya ntabwo ngewe nahinjira ngo mavugire ubuhanuzi cyangwa ivugabutumwa. Bambabara abantu basenga muri ADPR, kuko muri ADPR ushobora kwinjiramo ufite ubuhanuzi, nuhanure ngo abayobozi babyemere, umwuka bakawuzimya. Kandi ari abanyamwuka nabo. Ibyo ni ibintu nzi ngewe, bakazimya abanyamwuka. Imana yamutumye ku murwayi urimo, yamutumye ku muntu urwaye ibibembe urimo ufite ibyaha. Kabiri, yamutumye ku muntu ufite intambara mu rugo rwiwe kandi zigomba kurangira, icyo gihe ntari bumubone, kandi Imana yamutumyemo. Kane, yamutumye ku muntu Imana igiye gutabara, wenda uwo munsi harimo uwaburaye, Imana ishaka kugirira neza, Imana ishaka kugaburira. Harimo uburwayi burimo, harimo urwaye umaze iminsi arwaye, ari ku gisasiro cy'uburwayi, ashaka kumva ijwi ry'Imana, kandi ijwi ry'Imana ririho, rirakora, riracya. Muri iyi si hari abantu bagikorera Imana by'ukuri. Imana imutumye muri ya nzu y'Imana, muri rwa rusengero rwa ADPR, ariko yagerayo bakamubuza kuvuga, kandi Imana yamutumye. Azabuzwa n'iki kuza gushaka ahangaha ngo wa muntu wenda nafungura aze kwisangamo? Nicyo akenshi cyatumye abantu benshi baza
kuri izi mbuga, kuri social media eh byagiye bigaragara ko kenshi mu nsengero bababuza umwuka wera. Njyewe impamvu mavuze nuko njye byambayeho. amanya wagiye muri ADPR umunsi umwe cyane, dusa nk'uduhamo ubwo buhamya bukaba njyewe ninjiye mu babyeyi, uko byagenze. ninjiye mu babyeyi kuko basenga kwa kabiri. ninjiye mu babyeyi numvaga nshaka ko nari cyo gihe mfite ikintu cyitwa amayerekwa y'ababyeyi. Imana ishaka kubwira ababyeyi ngo babe maso basenge kuko ingo zigiye gusenyuka ari nyinshi, kuko Satani ari kudusaba, ari gusaba ababyeyi. Imana irabwira ngo mbwira ababyeyi ngo babyeyi ngo musenge, ngo kuko ingo nyinshi na za zindi zirimo agakiza nazo Satani agiye guteramo imijugujugu kugira ngo barebe gusenga kwabo. Icyo gihe ntabwo natashye ubwo buhamya mbutambukishije, nabuze uko ninjira ngo mbutambutse. bakwimye umwanya, banyimye umwanya. Bavuga ngo ngo abantu baha umwanya ngo ni babandi baba batumiye, wenda babandi baba bavuye hirya no hino baza kubabwira wenda ibyiza, cyangwa bakababwira ngo wuriye indege, bakababwira ngo ubonye visa, bakababwira ngo nyamara hari n'ibindi bibi, bya bindi umubyeyi yagasenza Imana ikabikuraho. Wenda ikamanga ngo senga amasengesho y'iminsi 2 cyangwa usenga amasengesho y'iminsi 3, Imana irakuraho icyo kintu, wa mubyeyi agataha atacyumvishe. Yesu we. Icyo gihe rero niyo mpamvu Imana burarega benshi baza ari Imana yabohereje. Ese agize ngo bapfa kuza? Naga benshi baza hano cyakoze ari ugupfa kuza. None kuki batizerwa? Abazemera bazemera, abatazemera barorere. Unkurikiranye uzumva icyo Imana ivuganye nawe. Imana nikubwira hari iby'Imana ibigukijije. Imana nikubwira ngo ngutambukije amarozi, wizere ko yagutambukishije. Imana nikubwira ngo nje kukubakira urugo rwarasenyutse, ubyizere ko Imana ije kurwubaka. Imana nikubwira ngo nguhaye akazi, wumve ko iguhaye akazi. Imana nikubwira ngo nguhereye abana ubwenge, ubyumve ko ibwenge Imana igize gute ibubahaye. Kandi ubu nimba ndi no kubivuga wumve ko ndi no guhanura. Imana nikubwira ngo abana bawe baricaye ariko mbahaye ubwenge, wumve ko Imana ibubahaye. Imana nikubwira ngo dore nanze ivuga butumwa iwawe, buriya muri ba bana bawe harimo uzavamo ivuga butumwa, cyangwa nawe bukazaba buzakuvaho. Wumve ko Imana nikubwira, were kureba ngo ese ninde muhanuzi ubivuze, ariko byatuje akanwa. Hari igihe aba ari Imana yari yaramutumye, none ukamurebera mu yindi sura. Izera ibyo akubwiye, wumva icyo Imana ivuganye nawe giturutse mu kanwa ke. Ni umuhesha w'umugisha, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi. Wenda hari ikindi wamuboneragamo, uyu munsi ntukimuboneremo. Wowe wumva iby'Imana iri kuvugana nawe, kuko hari iby'Imana ibije gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Ko karanyubatse. Hari iby'Imana ibishaka gukora ku buzima bwawe. Abantu be gutinda ku bantu bari gutanga izo, were gutinda kuri izo message, ahubwo batinde ku Imana, ahubwo wowe utindane n'Imana. Ikintu kisha abantu bo muri iyi minsi baratinda ku bantu, ahubwo nibatinde ku Mana. Uri butinde kuri Mama Sonia umuvuga, kandi wagatindanye n'Imana, akaba ari uvugana nayo. Kandi nawe wa mugani ni umuntu ari mu isi, kandi ngiyewe ndi mu isi, nambaye inyama n'amaraso, naguze intambara ndimo, naguze ibigeragezo ndimo, ariko nkorana n'Imana, nsenga Imana nkavugana nayo. Kubera iki? Witindana n'umuntu, ahubwo tindana n'Imana. Nutindana nanjye, nawe za ntambara zanjye zizaza zikwinjirire, usange nawe rwa rugo ruri gusenyuka kubera watinze ku buzima bwanjye. Kandi ndi umukozi w'Imana, watinze ku bigeragezo byanjye, kandi nge ndi umukozi w'Imana.
wenda imana niyo yanyinjije mu iryo shuri nimara kuryiga neza nzatabarwa neza. Wowe nunyigaho utari umukozi w'Imana utanavugana n'Imana uzaba winjiriza akaga mu rugo rwawe. Ahubwo tindana n'Imana usenga Imana, Imana izakugirira neza. Icyo kintu ni ikintu kiri mu bantu byitwa ngo ni abarokore, byitwa ngo basenga Imana, nibo batera amabuye bagenzi babo, b'abakozi b'Imana bagenzi babo, cyangwa se b'abakirisitu dusengera. Abenshi badutera amabuye, abenshi ni babandi twasengeye, ni babandi twabwirije, ni babandi twinjije mu buzima bwacu, bakumva ibyacu, bakumva uko duhumeka, bakumva uko turara. Abo nibo badutera amabuye, ariko bazahura n'akaga. Bazahura n'iki? Bazahura n'akaga. Bazaba bagatewe n'Uwiteka Imana, ntabwo bazaba bagatewe nanjye Mama Sonia, bazaba bagatewe n'Imana. Ku bw'icyo ngicyo impamvu mbivuze, nigeze gukora ikiganiro nza kubona muri komenti, sinzi ijambo bavuze, sindisubiramo, ariko nshuti yanjye witinda kuri ibyo, witinda kuri ubwo buzima, cyangwa ngo utinde ku byo nakoze, cyangwa ngo utinde mu byo navuze. Oya, nutinda muri ibyo uzatakara, uzahura n'akaga kubera Imana, kuko ntabwo uzi Imana nkorera iyo ari yo. Imana nkorera ni Imana ifite imbaraga, ni Imana icecekesha iminwa, ni Imana ihindura abantu uko batari. Bya bindi byahinduka bikamvaho bikakujyaho Mama Sonia, nkabona amahoro. Niyo mpamvu rero usanga baduteye amabuye turi abakozi b'Imana. Yego, impamvu ubwo ise yumvikana n'abantu badukurikiranye wenda bigira ngo barasobanukiwe. Yego, ari byo nshaka no kugira ngo bitwinjiza mu ijambo ry'Imana. Yego, noneho abantu babashe kumva icyo Umwuka ari kubwira amatorero. Reka dusome, urambabarira umfatire Bibiliya, dusome kuri Zaburi ya 15, twumve icyo Imana ishaka kuvugana n'abantu bayo. Yego, kandi nzi ko Imana ibiteguye, hari icyo ishaka gukora ku bwoko bw'Imana. Uw'Imana ikunda iramubwira, kamumenyesha iminsi n'ibihe uko agomba kugenda. Yego nibyo. Zaburi ya 15, Yego, Zaburi ya 15, uhere ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Abantu badukurikiye none mbabwire ngo mureke tube mu mwanya umwe dusome ijambo ry'Imana. Zaburi y'ibice 15 umurongo wa mbere avuga ngo, iyi ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ari by'ibi ngibi ndi kuvuga. Kabiri, ari by'ibi ngibi ndi kuvuga. Yego, kubera ko turakorera Imana batatwemera, ariko Imana iratwemera. Komeza hepfo gatoya. Yego, ibice bibiri. Ku murongo wa kabiri. Yego, ni nugendera mu bitunganye, nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko bimeze. Yego, nta na kimwe akuyeho cyangwa ngo acyongere. Yego, ariyo mpamvu mbabwira ngo haracyariho abahanuzi b'Imana. Komeza gatatu. Utabesheresha abandi ururimi rwe, utabesheresha abandi ururimi rwe. Nagire nabi mugenzi we, nagire nabi mugenzi we. Burya iyo uvuze mugenzi wawe uba umugiriye nabi.
ntashyushye inkuru nashyushye inkuru ya mugenzi we y'umuturanyi we. Haleluya. Nimba warakoranye na mugenzi wawe umurimo w'Imana cyangwa mwarasenganye, ese ukaba ushyushye inkuru ya mugenzi we, icyo gihe uba ukoze neza, icyo gihe uba ukoze nabi. Icyo gihe Imana ikubonamo kuri umushyushyankuru, icyo gihe Imana ikubonamo kuri umwicanyi mu mutima wawe. Imana irakubwira ngo garukira Imana. Yego. Dukomeze umurongo hano kuri 4. Komeza kuri 4. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, kuko ibyo uvuze byose imbere y'Imana nushaka wirekerera. Imbere y'Imana aba ari ubusa ibyo uvuze byose. Yego. Kuko ibyo uba ukorera mugenzi wawe ntago ari byiza. Garukiraho nshuti yanjye. Amen. Nukuri. Ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Abatinya Uwiteka arabubaha. Umuntu ukora ibintu nk'ibyo usebya mugenzi we ntago aba akora ibyiza, nta nubwo atinya Imana. Yego. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi, ntivuguruza. Ntago Imana ijya yivuguruza. Imana ishimwe cyane. Icyo wavuga cyose, icyo Imana yakugambiriyeho nshuti yanjye, ntago Imana izigera yivuguruza. Nimba yarakubwiye ubukwe bene, bwa bukwe uzabukora. Yarabumbwiye. Wende no kubwitegurerega. Nimba yarakubwiye ubukwe ndaguhanurira, uzabukora. Amen. Icyo jambo rirankomeza we. Babanzi bahagaze bareba, bakanagushwe, bareba nk'ibyo. bavuga ati ese ni wa mwana wo kwa runaka, kwa mwene ese Imana igiriye neza. Kuko Imana yabigambiriye ku buzima bwawe. Ntago Imana ijya yivuguruza. Nimba Imana yarakubwiye urubyaro, uzabyara nshuti yanjye. Nimba Imana yarakubwiye akazi keza, izakaguha. Kuko Imana nijya igira gute? Ntago ijya yivuguruza. Ntago izareba ku magambo abantu bakuvuzeho, ntago izareba aho wavutse. Nimba baranakuvumye, Imana izagukuraho ya mivumo. Nimba ukora bikanga bakaba barakuroze, ntago Imana izareba kuri ibyo. Imana izabikorera kwiyubahisha, kuko icyo yavuze niko ijambo rivuze. Ntago izigera yivuguruza habe na gatoya. Nimba yarakubwiye ngo uzurira indege, uzajyayo. Nimba abarozi bakuroga ngo nugera aho ugera, uzahagera, kuko Imana itajya yivuguruza. Hari igihugu wicayemo, ese barakwanga? Yesu amanuke kukugirira neza. Ntago Imana izivuguruza ku buzima bwawe, kucyo yavuze n'ubundi izagikorera kwiyubahisha. Yego. Ibice umurongo wa 5 aravuga ngo ntago urizi feza kubona indamu zirenze urugero. Yego. Cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Yego. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Ntago azigera nyeganyezwa. Ugenza atyo ntago azigera nyeganyezwa. Ni wa wundi wubaha Imana. Ni wa haleluya haleluya. Ni wa wundi ukunda Imana. Ni wa wundi uyikorera ku manywa na nijoro. Korera Imana, ibindi birekera Imana. Imana rero itugirire neza kandi unkurikirana. Ariko icyo Imana yakuvuzeho ntago izigera yivuguruza ku buzima bwawe. Nimba Imana yarakubwiye ibyiza, aho uri hose ibiguhe. Nimba Imana yarakubwiye amahoro mu mutima, iguha ayo mahoro, kuko itazigera yivuguruza. Mana Data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri rubasha. Nyemerera cyane Mwami w'abami, senge abadukurikiranye ku munsi, bagirire neza kandi ubatabare. Urwanye ibyabarwanyije, ubakureho imbaraga zibarwanya, ubakureho karande zo mu miryango.
hareruya hareruya. Imana ishimwe. Abadafite akazi ukabahe, abize bikanga wongere usubukura ingendo zabo bikunde, kuko witwa Imana ivuga bikaba. Urakoze nyir'icyubahiro, urakoze nyir'ibihe, dore ko byose mwami njya mbisaba nizeye izina ryawe Kristo. Amen, amen. Amen. Reka tugushimire. Urakoze cyane. N'abantu bari badukurikiranye tubifurize mu bihe byiza aho bari n'ibyo bari gukora byose, Imana ize kubahira. Urakoze. Ariko tubabwire ngo nyamuneka gukiranuka nibyo by'ingenzi kuruta ibindi byose turimo. Imana ishimwe. Naho uta rero reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukomeho. Urakoze. Amen. Amen.